cyambere mu muyo kugenda muri bisi iyo iva nko ujye Kanombe urumva hashize igihe kire hashize nk'umwaka cyangwa imyaka 2 ntagenda muri bisi no kuva mbere kura amaboko mu mifuka dukore dukatire nk'ubusongarere dukorana umwete twe kugira ubute udafite umumaro byose tubite hafi aho ngaho indirimbo y'ubukombe oya kane oui reba fofo wariye nturebe vuga ko ufite isoni What's up my people, ni Orphe Bayo, ni Irebe TV, ukatukora subscribe, ukatumanuka vuba ukatutanga ibitekerezo byawe bikata bigenda neza cyane, ukatusimbukira kuri page yacu ya Facebook, Twitter na Instagram ni Irebe TV. Uretse ngata nkuzanira abantu nk'aba nka Sugira Florence ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Umeze bien? Bon. Nkabandi kumena Jean Marie Vianney. Ubu nta wundi akaba ari makanika. mubi cyane Izina ryanjye vuze neza mwana. nagerageje mana ingwa ryo ribo rivuga gute? Jean Marie Vianney mana ikirekire ariko no ari kuri hina byibuze abantu ntibamenye n'ibyo ari byo uyirije igese bite bigenda bite? vuga GMV naryizungu cyane ya ariko se bite kuri kuvuga ngo byangize bite? ndi kuvuga gahoro mana shamenya ariko ariko tugitangira tu kadukomeze biragenda biza ndakubona umeze bye ibintu wambaye ibintu ku maboko telefone ni byinshi se ibi bintu byose ubitegura mu gihe kingana gute bigutwara amafaranga na gute ibintu byose wambaye makani hano nta muteguro wa danje urimo hano amasaha yambanye make bro yes ndi kumwe na Fofo bitise ça va umeze bien meze bien biragenda cyane seka neza urakoze abakuri imisi ndakomeye nakubasha kwambara agapfukamunwa ukubahiriza gahunda zose so bibonye ukuntu nje nifunze nta hantu hose ntaho bayanyura agapfukamunwa hafi aho sanitizer buri kanya ikibazo cy'amatsiko misengire ubu ngoma ufite imyaka ingana ubusugu nk'ibyo bitekereje ute n'ibyo bitekereje ute uriya ntabwo wahitubwira wengeye nta bibazo njya nyivuga mfite imyaka 23 umupapa we ni muold wakari ese ko ufite amasoni oya man ntago ari amasoni niko Fofo turi kumwe nawe hano ihoya njye ndi kumva nta kidasanzwe man ndi kumva nyine uko nsanzwe meze ariko meze tu shaka kumbaza nanjye imyaka mfite oya bakureke ese so ni mike cyane mike wowe ntabwo uziza anniversaire niyo biri imyaka yanjye se cyane ni myinshi ariko tu Fofo ndumva murushaho mikeya aho mikeya okay mu bundi mwahuye gute mwe twahuriye muri The Makers twahuriye mu itsinda rya The Makers we yarasanzwe ari bamo ngewe nibwo nari nkirijyamo dukora akavideo kanje nawe bisanzwe nyine nkuko abantu muri team bakora video koze video kugamahirwe ira trendinga irasakuza abanyamakuru bari twina ama interview atandukanye dukora niya kabiri naye yegenda gutyo dufatira ndiki cyagutese kujya muri ibyo bintu wari ufite kuva na mbere wabitangiye gute byaje bite kugira ngo jewe nakundaga film muri rusange ariko nari ko nzaba umwanditsi kwa nakundaga kwandika ndi muto cyane ni nko muri primaire gutyo nakundaga kwandika film ikiri muto narandikaga nanazi ukuntu bandika nkandika story dialogues ntazi system abikorera ariko nkandika storyline nkayikora dialogue nkazikora ariko nyine ntazi uburyo bikorwamo mu rwo bibonye barasupportinga bantwara muri Silver Film Production icyo gihe niwe bagaho mbona rero ni ibintu nkunda ngomba kuzakora nyine nimara kuba mukuru so ndabikora ngeze aho nisanga ndi kwactinga rero gukina kwandika njya ku ruhande ubwo ndakina ntabwo byakugoye cyane ko watangira gukina isoni support y'abantu ntabwo byangoye kubera yuko kera ntabwo nashobora kureba umuntu mu maso navugaga nyine tuvugana ariko nakureba ariko ubu ngubu nareba umuntu wari wese mu maso nicyo kintu cyonyine cyahindutse ariko ubundi nta soni nagiraga n'ubundi makanika we ngo byaje gute ngo kugira ngo wisange muri sinema na comedy ikora urebye
ku giti cyanjye nanjye ni ibintu byangwiriye tu ntabwo ariyo kariyeri yanjye ubundi tu nabonye biza gutya nyine nanjye mpita mbigwamo. Mbere wakoraga iki se utarajya muri mbere bwo nari umuhanzi numvaga ari byo bintu nkunze nanakozeho igihe ariko nyine Imana nyine aravuga ati ubuhanzi umenya atari ibintu byawe imyaka myinshi ubikoze nta kintu biri gutanga we ufite indirimbo wakora icyo gihe cyane wakoraga R&B pop icyo gihe njye nari umuraperi tu wari umuraperi witwaga gute icyo gihe icyo gihe nitwaga GMP nari mfite ibigoma nari mfite groupe nabagamo twari dufite indirimbo ko indirimbo ya mbere twayikoze 2012 ubwo bwa mbere nagiye muri studio icyo gihe ubwo waririmbaga gute icyo gihe ngibutse twibutse hip hop zazimanuke twumve gukubita imirongo ya kera se ndibuka ko twari dufite ingoma bita dukore niyo indirimbo ya mbere twakoze turavuga ati ino systeme kugira ngo dufate tubanze dukubita abantu ibintu bijyanye n'ubutumwa bukaze bw'imikorere tubakubita imikorere ewana ni bumva aba bana bafite ubutumwa buhagije baradukunda tumenyekana twagiye muri studio indirimbo bita dukore n'ifitemo imirongo itangaje byataye mubite mu ijwi icyo gihe nagenderagamo byari ijwi ritangaje byataye nakubitaga ngo dukura amaboko mu mifuka dukore dukatire nk'ubusongarere dukorane umwete twe kugira ubute ibidafite umumaro byose tubite hafi aho ngaho indirimbo y'ubukombe ariko twarayirishishije icyo gihe twigaga byari neza hano nyine mu burori busanzwe nyine mu makaritsiye twari dukoze icyo gihe indirimbo gisohoka ntabwo wacomoka ahubwo imihanda twabaga turimo cyane imihanda twarayigendaga icyo gihe twabaga turi ku bikabyo birenze dushaka ibyangwe nibwo twari dushyushye kurenza ubu twarashaje uza gusanga Imana wapi ntabwo biri gukora dusanga ibintu bya muzike ntabwo tuvuga wenda ngo byaranze ahubwo nyine nahise nisanga ninjiye mu yindi kariyeri mu muzike mbona kariyeri ninjiyemo iri kwihutisha ibintu kurenza muzike nsa nk'ugabanya kuri muzike ariko sinayiritse ubu ngubu muzike ndacyayikora ariko ni gake tu vuba ndashaka kwereka abanyarwanda mu kijyanye ni ingoma nyinshi cyane zikaze cyane ariko mukari uburyo uvugamo ijwi ryawe rito ariko wakumva ijwi urabizi uhinduranya amajwi bigenda bite iyo ndi mu kazi mpindura ijwi tu ariko mu buzima busanzwe nyine ndi umuntu ukunda kuvuga gake kandi nkavuga make buriya niko bimeze mu ijwi ryawe ujya ukunda gukoresha muri komedi sinema ndagira ngo dukore ufite ari utuntu tumwe uzwiho ndagira ngo abantu twumve so twakora nk'akahe fafa akanaho wibuka yamani mubi cyane mbambareba wayase mbambaki ni uko nguko tu fofo yo mwayugerageje gute guhuza rero kugira ngo mushyire imbaraga mukore ibyo byose ari uburyo wamubonyemo bihuza n'ibyari bikoremo fofo twahise duhuza kuko mbere y'uko nkorana na fofo narakoranye n'abandi bakobwa benshi ariko fofo nyine twakoranye video imwe icyo gihe nyine tuhita duhuza dukora n'ibindi nyuma yaho birakundwa nyuma y'uko duhuzwa n'akazi tuhita twubaka n'ubucuti wenda ku ruhande bukomeye ibi nyine dukora ibintu bigaragara tu niyo mpamvu ubona no kugeza n'isaha nkiri kumwe na Florence fofo wiyumvise mu mutima kandi kakugezaho igitekerezo nicyo cyizere waba ufite muri ibi ko bigaragara ko wenda sinzi mba mwari mufite ibikoresho ariko mwari mufite iyo hope ko mushaka gukora ibintu wowe wabyakira ute urumva kubera yuko ngewe nasaga nkaho ndi mushyashya ikindi ntabwo twari duhuriye ku muhanda ngo duhuriye nyine
mu nzira gutyo twahuriye ikintu cya mbere ngiye gushaka kuba cyarabaye nk'iri gituma mbiha agaciro twahuriye muri Demika's team icyo gihe ni team muri comedy yari ifite muri industry ya comedy ni team yari ifite abantu bose mu biganza gutyo icyo gihe nicyo gihe hana trading za bigomba guhinduka zose ba Clapton bakora amanyanga n'uyu ari umusaza so bari bameze neza muri rusange noneho tugikorana video ya mbere njye na Makanika twenyine byahise byikora twarahuje gusa twarahuje kuko Makanika afite uburyo yubaha umuntu nyine arubaha yubaha akazi dukora kubaha n'umuntu so video yemwe twakoze icyo gihe ntabwo byari too much challenging kuko twari dufite nyine umuntu twakoranaga nawe mu buryo bworoshye ariko no kugeza igihe nyine twagezeho tukafata urugero rwo gukora twenyine twagumye kuba hamwe kubera yuko turumvikana kandi Makanika arubaha Makanika arubaha Makanika wabyumvise akantu ni keza cyane Fofo iyo urebye muri style mukora buri muntu afite umwihariko ati uyu muntu ari fort kuri iki ngiki Fofo wowe uriye woti hano kabisa nanjye ndahabyimba bien urumva njyewe rero speciality yavuga ati iyanjye ni kabisa urumva ndi actrice byo ndabikunda kandi nahisemo kubikora nk'umwuga uretse muri Makanika dukora genre zisa nk'ari comedy no muri filime zisanzwe nyine ngenda mbona amarore atandukanye ushobora kubona imwe wabona n'indi ukagira ngo ntabwo ari ibyo mbere bikoze so kuvuga rero ngo ndi strong muri role runaka naba nkubeshya ahubwo hari party imwe yonyine ndi weak nta nyine ingora gukina kereka yari yonyine kubwiye nawe ibindi byose nta kibazo ni party wewe kugora gukina gutongana buriya gukina ndi gutongana nyine ntabwo wabishobora nabikora kuko ngomba kubikora ndi umukino ngomba kubyihingamo ariko nk'iyo mfite role nyine binsaba kuba ndi umuntu w'umugome ndi gutongana kuvuga nabi ni ibintu bintwara umwanya nkabimedita nkabifatira igihe nyine nkabirepeta cyane mu gihe izindi role zo yaba kurira yaba kuba umwana mubi in acting way apana kuvuga iyo bijemo kuvuga ndi gutongana biranga okay Makani oui reba Fofo wari nturebe nuko ko ufite se ndi gutinda se uragira ngo murebe igihe kingana n'amasegonda angana muri episode ya 4 yanyu mwakoze ari ahantu winjira ugasanga umuhungu mu cyumba ujya yibuka amagambo akoresheje ujyana na Fofo so nayibukara yari cyagiye yeje bundi muri geto ngo mana we hera ku rugi winjira shirisha numvaga mbishaka pe niko tugende shawe ubwo tukigiye tugisanga washaka icyo gihe turi gukina man mukina nyine okay twe turi gukina imba narashakaga iki ntabwo tubigiye nsubiye mu wenda mu kureba video nibwo nahita nongera ngatangira neza nkari gushaka mana we ndabahitanye niko shawe uri mu biki shawe urifata ukansuzugura shawe ugeze nawe uza kundarira mu gitanda n'ibintu nk'ibyo bro bajya kuri YouTube bakarebe bigoye cyane ese kuki utumva ko ibintu wakiryemo udashobora kuba wayivuga utumva biguteye iso cyangwa ubikubita freestyle ukaba urabyibagiwe kubera ko ziriya hari comedy mba narakoze nanjye ubwanjye nkavuga ati ndazifasha hari n'izindi nyine nkunda kwibagirwa kubera kudakunda no kuzireba niyo mpamvu wumva nyine hari two nibagirwamo ariko mba nziza aba ari na nyinshi ntabwo wabifata aba ari nyinshi cyane n'ibyo umuntu wenda aba ari no gutegura reka turebe Fofo iyo yakinnyemo yamushimishije nawe ushobora kwicara hagati ubuhanga kabisa niyo yari iryoshye uribuka yego ni iya mbere twakoze n'indi twakoze turi abakene tufite akandazi kamwe ko kurya nyine ziriya ko ari ebyiri nizo urimo ukavuga ati nazikunze iyo uri kwireba utekereza iki mu mutwe wawe urebye n'ukuntu ukunda sinema n'ahantu ushaka kuzagera n'iki gitekerezo mu bitekerezo byawe
iyo ndi kwireba nkareba aho navuye igihe mbimazemo n'aho bigeze ikintu kinza mu mutwe n'ishimwe no kuvuga ngo nimba aho nzagera kure all I need icyo nkeneye ni ukubaho gusa icyo nkeneye ni ukubaho kuko hari icyizere hashize igihe gitoya ninjiye muri industry ariko icyo gihe gitoya nubwo kitabuzemo ibibi ariko n'ibyiza byabaye byinshi niyo mpamvu rero bitanga icyizere hari icyizere dufite abakiteri n'abakitirisi bakina filime mu Rwanda Fofo aracyari mutoya niki kikwakurusha ko wakomeza kuba sinema ngewe ikinyakuhaja ni uko nzi inzozi zanjye mfite purpose y'icyo nshaka kugeraho buri munsi iyo mbyutse ni purpose yanjye icyo nifuza kuzageraho icyo kirimo kubyuka buri munsi mu gitondo uba ngiye kuri set gushutinga urakoze cyane makanika iyo urebye Fofo ni ikihe kintu umukundira Fofo ibyo mukundira byo wenda ni byinshi tu ni byinshi ngerana nka bitanu kangenda byibuze wenda nka bitatu si ibyo okay Fofo nyine ikintu cya mbere umukundira ni uko nyine yubaha akazi ke tu yubaha akazi ke akagendera nyine akorera ku gihe icyo nicyo kintu cya mbere cya kabiri mukundira ni uko wenda ndirikira ariko ntabwo cyabura icya kabiri ni uko nyine niwe muntu turumvikana tu niwe muntu unyumva kandi akanama nyine amayide menshi ku cyo twagakwiye gukora icya gatatu ni uko turi inshuti nyine tu mu buzima busanzwe wenda bitagendeye ku kazi ko hari abantu usanga bahurira mu kazi gusa kuko barahari abantu benshi twagiye dukorana benshi ariko ugasanga duhuzwa n'akazi ariko wenda uretse no guhuzwa n'akazi nyine turi n'inshuti niyo mpamvu ubona tugeze n'iki gihe nyine tukiri kumwe tucyumvikana tugitegurana buri kimwe tu ndumva ibyo bibaye urakoze cyane Fofo iyo urebye ubuzima bwawe ubayemo busanzwe ugerageza gute kubuhuza na sinema ubayemo biragora bisigaye bigoranye mbere wundi byari bisanzwe ariko ubu ngubu gufata ubuzima busanzwe nyine nkabuhuza na Fofo gufata Florence wo mu rugo nkamuhuza na Fofo biragoye kubera yuko kera mbere nyine hari ibintu nakoraga mu muhanda muri public hari byinshi nshobora kwikorera nyine ariko ngubu ntakora so nyine biragoye mba Florence mu rugo no muri famille hahandi nzi neza ko nta paparazi nta kamera ntaki naho iyo ngiye gusohoka mu rugo nita mu buryo ndi busohoke uko ariko kose nyine so ndagerageza kubihuza ariko bijya nyine biravunye byatumye mpindukaho gato ugerageza kureba nk'ibintu bimwe na bimwe wifuza ko wakora uyu munsi utakibikora ko wenda usigaye warabaye umukinnyi wa filime nka bibiri cyambere mumuye kugenda muri bisi iyo iva nko mu mujyi i Kanombe urumva hashize igihe hashize nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri ntagenda muri bisi no kuva mbere ntabwo nagendagamo cyane ariko hari igihe nabaga mvuye nko mu mujyi ntashye i Kanombe mu rugo nyine nkifatira bisi nta bibazo nkicara inyuma ngafata telefone yanjye nkicatira na mayekuteri nkagira i Kanombe ntuje ariko ubu ngubu abantu bajya kunca muri bisi najyaga muri bisi ukahita ubona nk'umuntu ahita playinga video tu uri muri bisi akahita playinga aka video twicaranye nko ku ruhande gutya cyangwa nawe mpagaze nyine akahita yicaye nko munsi yanjye akahita playinga aka video bimba inshuro nyinshi byataye noneho undi munsi umuntu ndi muri bisi nyine ndicaranye na mugenzi we babikoraho ikiganiro nyine hagati yabo nanjye harimo nk'intebe nk'ebyiri babikoraho ikiganiro ngo ngo bana umusiko ngo abastani ngo naho ngo bari nakigenda ngo nze Fofo muri bisi ngo Fofo bakagiye bigisha ngo makanika urumva nkabyumva nyine bakabivuga so ndavuga kugira ngo magaciro ibyo nkora reka ndekera kugenda muri bisi niba bumva yuko turi fake cyangwa duciriritse kuko twagiye muri bisi reka mbirekeraho nyine ndabirikira ariko hari igihe njya bikumbura tu kugenda witurije nta stress so cyo ndagikumbura ikindi cya kabiri nyine ni ugusohokera ahantu hose wumva ushaka kujya kwicara ukarira hano se wumva ushaka nk'ahariya muri gift mu mujyi
nakundaga kujya kuriramo abantu benshi babyigana turi benshi ari stress n'iki ariko ubu ngubu ntabwo nakwicara muri gift kubera yuko n'imicara nyine umuntu aravuga ati ntawe uraza kurira muri gift ahantu turira dufite pressure kandi natwe turabanterega nyuma yo kuba turi abo ngabo bafafo n'iki turi abantu basanzwe so nyine ari igihe public gushyiraho pressure yo gukora nyine ukagenda uhinduka nuko okay Fofo ni ikihe kintu niye defuze kuri makanika ayiwe makanika ntabwo yibahiriza igihe nubwo nabitekerezaho kabiri iyi ntabwo yibahiriza igihe kabisa abantu cyaramunaniye ariko uko n'umenye kera bimeze ntabwo ariko bikimeze ubu kera yashoboraga kwifata niba mufite gahunda ikarenzaho isaha ariko gahunda itari ya shoot gahunda zisanzwe dufite nk'ahantu tugiye dufite nk'ama interview yenda akarenzaho isaha ye nta kibazo ariko ubu ngubu baragerageza akarenzaho 15 minutes 20 urumva ko byaraje utazajya go mu kadomo rero byaraje makanika ni uka filme yawe wabarakinnye ukaburamo amafaranga hari ryari icyo gihe hari amafaranga ngahe habura amafaranga yo kwishyura aya gukina filme ukishyurwa akayabona filme wakinnye ukabona amafaranga bwa mbere mwara ku mafaranga ya filme ushizemo umwaka ushizemo umwaka yarangaye mukanya ntabwo yari menshi ntabwo yari menshi rege ibintu byo gufata akantu biri kuza ubu ngubu ubu nibwo turi gukora ngo tubone amafaranga ariko mu myaka ishize nyine wasangaga nta kintu turi kubona tu ubu ngubu nibwo nyine turi gukora ngo turebe ko twabona akantu yarangaye icyo gihe ntabwo yari menshi ushobora kuba yanganaga mfata amafaranga bwa mbere ntabwo yari menshi tu yari amafaranga menshi yari nk'ibihumbi nangahe nka senkani umusasi yakoresha iki senkani yewe n'ubundi kubona amafaranga kwanjye ntabwo mpita nyarya tu gutyo n'ubundi ndagumya nkayateguramo ushobora kuba yamaye wenda ari nka projet nakoze kambwira ati amafaranga nyaguhaye ngaya ngewe ntabwo mpita ndeba ko nyine ntabwo mpita numva nayakoresha ku kanya ngo nyamara ahubwo mpita nyabona se amafaranga nyakoresha iki kugira ngo ibintu byanjye bikomeze byaguke nimba yamaye nakoze akantu gato mpita nshaka uburyo nyakoreshamo akabyaramo ikintu kinini ku buryo nzabona menshi nyine kurenza ayo ngayo wamagato gahunda ni ugutegura urakoze cyane karagarikiye kuri Fofo mufite izi projet nyuma y'ibinda bya covid nimba itari niyo mpamvu ariko mufite aho muri kugana niyo mushaka kuganisha sinema ngewe ubwanjye cyangwa njye na makanika nka team yacu muri rusange kubera yuko twebwe muri team yacu na makanika dufite gahunda yo gukomeza gukora twakoze YouTube channel yacu itaratugoye turushimira n'abantu babashije kubidufashamo kugira ngo byihute nyine ntabwo yatugoye ku rwego pe rushimishije so turimo turakora cyane projet nyinshi cyane turimo turashutinga muri no minsi so gahunda no gukora team ya makanika gahunda no gukora kugira ngo dutera imbere n'aya mafaranga menshi aze tubashe no kuzana n'abandi bantu muri team ko barabidusaba ari benshi ariko ntabwo twabazana muri team tutarabasha kubaremera uburyo bwo kubaho ntabwo dushaka ko baza guhura na struggle twahuye nazo imbere so akazi rero gahunda no gukora nanjye ubwanjye rero nkanjye Fofo umukinnyi wa filime beside yo kuba ndi muri team ya makanika nanjye gahunda ni ugukomeza gukora cyane ndetse no kwiga no kwiyungura ubumenyi kugira ngo dukore ibintu tuzi nyuma yo kubikunda tubikore tunabizi kuvuga ngo rero gahunda ndimo ndakora n'ubundi kuko ndi gukora amaproje atandukanye ningira amahirwe ibintu bya covid bikaba nk'ibicogoyeho gatoya uretse yuko bitanambuza kwiga cyane kuko ubu ngubu iterambere ryaraje twigirana online bigakunda gahunda no kwiga filmmaking muri rusange kwiga cinematography kwiga ngewe kuko ntabwo bikunda byose en general nkunda writing acting and directing rero nshaka kubyiga cyane nkabimenya ku buryo mbikora nyine by'umwuga nk'uko abandi bantu bibatunze rero hamwe n'igihe byose ni ukubiplaninga ukabiha igihe ariko hamwe n'igihe hari aho tuzageza sinema dufatanyije twese uri umukobwa mu rugo byaraboroye kuba
ko wababwira ko ushaka gukina sinema gukora amafilme n'ibindi byakiriye bate? mu rugo ntabwo byabagoye kubera yuko n'ubundi numva nandika nari mutoya nibo bantwaye bwa mbere muri Silver kunkora muri Silver byabaye nk'umuryango ufungura kuko mbigarukamo nyuma umuntu wampamagaye ati duhuriye ahantu muri screening akambwira ati fufu garuka warakuze ngwino ni umuntu wari unzi kera muri Silver ndi mutoya ubwo nukuvuga ngo rero nibo bamaye umuryango wo kugenda igihe bantwaraga Silver ikibaho ubwo rero ubu ngubu nyine barabyumva uretse yenda mama rimwe na rimwe ugira impungenge mbere nk'ibijyamo yagiraga impungenge nyine akambwira ikinarori zinezi kora ibi n'ibi ariko amaze kubibona ko imyaka 2 igiye gushira sinahinduka yumvaga ko yenda nshobora kubijyamo nkahita mpinduka nkarekera gusenga nkagenda nkahita nangira gukora nyine ibyo ntakoraga mbere nkaba ndatuye amatwi nkaba ngeze nyine nkahinduka ibyo wadakunda ariko imyaka 2 nta kintu kimwe nahindutse iyo ndi kwactinga manduri ndi kwactinga nagira mu rugo nkaba ngewe usanzwe rero agenda bohoka nyine akabona yuko ndi mukuru kandi ibintu ndi gukora ni ukubikunda nk'akandi kazi ariko ntago ndi kuyoba rero yarabyakiriye abandi bo rero nta cyari gikaze n'ubundi barabyumvaga bajya afata umwanya kureba filime zanyu bajya bazireba cyane nk'ubu ngubu filime seri ndakora yaba Sara barayireba impamvu barayireba Girahiro zose nyine buri wese bafite iyo akunda barigiye bayireba mpari hari igihe bayireba ntahari mama ajya akunda impamvu cyane mama niyo areba tuno tuvido twanjye n'abakarika nta nakamwe gashobora kumushika iyo kasohotse arakareba so nk'ibyo Makanika wabayeho umuhanzi uri muri sinema ni ikihe kintu abantu batakubuziho waba ufite kintu ikindi kintu abantu batanzeho nuko mu buzima busanzwe ngira isoni tu buriya Doge twabuzonze yani mu buzima busanzwe ndavuye mu kazi ho mba nasaze ariko ewana byaranze kabisa mu buzima busanzwe wongera mu bantu mba nanjye ubwanjye afite isoni okay nose umukunzi wawe mubana gute akero ugira isoni oya bitandukanye araho ngera nk'isanzura arongera nk'isanzura ariko ntago isoni zanjye zitinda hari ukuntu ndabanza nka medita kino kibuga gipanze gute bano bantu se bameze gute bakunda blague zimeze gute ni bantu kina bakapo bingana gute ntago ari ukugira isoni nyine mba nanga guhubuka tu kuko nimba ikintu cya mbere nanga gukotora kuko nimba nkotoye akantu kamwe nkamaraho nk'ibyumweru nka bibiri nyiri kukiga cyagenda navuze kwa kundi w'abantu bahita ngo bamfata kwa kundi nyine ni ibyo bintu mba nshaka kwirinda niyo mpamvu nyine banza kugenda gake mbere y'ibintu byose iyo umuntu asuye urubuga rwawe rwa Instagram asangaho amavideo agiye atandukanye ariko hariyo imwe urimo guha umuntu uhura n'umwana ukamuha 5 nimba nibuka turibuka mu ijwi ryawe gukora muri video ushobora kudufasha kuri icyo kintu kariya kantu niko kantu ka mbere nakoresheje kamera ngire ngo nta kakera mwana kamaze igihe kamaze umwaka urenga tu turashaka kumva ijwi ryawe bakaramba ndi kumwe n'umukobwa nkahura n'umwana nyine kwa kundi uhura n'umwana akaba yakwaka n'igiceri cyo kugura nk'irindazi aho ngaho ndumva mba mfite 5 mu mufuka byonyine nkabimuha tu uburyo bwo kwirarira ku mukobwa ariko ubwo urashaka ko ngakina ntabimfashe ariko ushobora kuba utakibuka ntabwo akibuka nubwo ndagakoranye na fuka nyirengo kera cyane ariko nagerageza wenda ko yakwantona narabizi nese ubwo sinamuhaye script for the movie okay bitesha ngo urimo urafunguza yego ngo urashaka ngo ijana ryo kugura irindazi okay sheri y'abana nk'abana akunze guhura nabo kofi yanjye ariko ubu nari bimumajije ko 5 ngiye kubimuhato akirasha hano havamo akarindazi
ufata ibi 5 ugenda ugura karindazi sha n'ubutaha uzanshake sheri abana nk'aba ngabe wanjye barahahora babahuzuye yego twagiye genda ugura karindazi ewana ubutaha uzanshake ngo mwana kirukanka ubwoya yego nkagenda nyine niyemera ku magubi n'iki kubona abana nk'abo ngabo nyine mba ndi nabo igihe cyose nko kugaruka nyisezera umukobwa bitanza nasaze yego kamwe n'ibitabo Mana we ngo ndamutije nana najyanye okay nahita nirukanga nyine nkajya kumutegeka to reka tugaruke kuri mu kumugabanye ninde wandika ujya ufata umwanya wo kwandika agakora script ugendera kuki ubutagetinga iki muri ibi bintu byo kwandika ngiye kwandika script gutegura amascene nyine gendera ku buzima bubaho tu story yanjye kenshi nyine iyo biba bitarambayeho aba ari story numvisha ariko nkafokasinga ku bintu nyine numva bishobora kuba byabaho niho hantu mera nandika tu kuko no story wenda nkashyiramo amakabya nkuru akabije tu ariko nyine ari ibintu byabayeho ijana ku ijana nicyo kintu nyine ngenderaho ntegura script andika ubundi tugakena mubuza gutera ibitekerezo team na Fofo kugira ngo muvuge ati turakora gutya ibikoresho bimeze bite mu byishakamo bimeze bite kangire wenda mbonereho no kwisegura ku bantu twatangiye YouTube channel dutangira dukora neza mbere twahariho twakoranaga biba ngombwa yuko twumva ko natwe twakwishakamo ubushobozi bwo gukora ibintu byacu umuntu nyine twakoranaga turarikana dufata umwanzuro wo gutangira ibintu byacu ibintu twarabitangiye nyine bitugoye ko ndakeka ari nabwo lockdown yari irangiye twatangiye gukora nyine lockdown irangiye bumva byari mu bihe bibi mu bihe abantu benshi bafite ubukene turavuga atari kubi ntabwo twabigenderaho nyine dushaka uburyo twakora dushaka ibikoresho nshaka team biba ngombwa ko iyo team nayo ya kabiri nshatse dutandukana ubwo ko dutangiye dukora neza nanone hahita hazamo ikintu urumva hahise natandukanye n'iyo team hahita hazamo ikintu cy'icyuho nyine cyo gutinda tu abantu nyine bavuga ati dutangiye kujya dutinda n'iki dutinda kubera ko nyine hari hakiri ibibazo nyine byo gushaka ibyo bikoresho n'amafaranga nyine n'iki byari imbogamizi nyine zikomeye cyane twahuye nazo ubu ngubu rero navuga ko aribwo nyine turi kwisuganya kugira ngo twongere dukore kubera ko natandukanye n'iyo team yari itangiye kujya inkorera mu buryo bwa production muri cya gihe cyo kujya gustragoringa nanone nshaka indi team yadufasha gukora nyine niho hahise hazamo ikintu cyo kujya dutinda abantu bakadufate nabi ko maze iminsi mbona amakomenti abantu benshi bampamagara banyandikira bambwira ati makanika muratinda ariko nyine nizo mbogamizi twahuye nazo zo guhindura team kugeza n'ubu ngubu nyine ntabwo twavuga ko biratungana neza ariko mu bushobozi bukeya dufite tugiye kubishyira ku murongo ku kijyanye na production nicyo kibazo ahanini twahuye nacyo niyo mpamvu hajemo nyine ibintu byo gutinda ariko ubu ngubu ndizeza abantu ko ibyo bintu nyine birasa nk'ibiri gukemuka tugiye gutangira kubaha ibintu byinshi byiza kandi ku gihe arakoze cyane yes ni makanika na Fofo reka mbajyana muri true story cyangwa se inkuru mpamo naho umara tugira ariko reka zibayizomba ni inkuru imwe yakunejeje mu buzima utajya upfa kwibagirwa niyakubabaje yagukoze ku mutima utajya upfa kwibagirwa babibabi inkuru yanejeje mu buzima ntajya mpfa kwibagirwa ni byinshi cyane sibyo so uko ngiye kubura iyo mpitamo ariko kamere ko yambabaje inkuru yambabaje
ni ukubura inshuti yanjye magara. Mfite inshuti magara ikaba arayizi, yitabye Imana mu mwaka wa 2018 mu kwa 12. Apfa nyine yari arwaye. Mu kurwara kwiwe abantu banzi mbere y'icyo gihe cyangwa muri icyo gihe baramuzi bose. Yararwaye ndamurwaza nkora ibishoboka byose, numva yarwaye kanseri mu maraso. Yarwaye kanseri mu maraso, naramurwaje igihe kirekire, nkora ibishoboka byose kugeza aho ndeka akazi, kugeza aho nyine nitanga uko nshoboye, ariko birangira n'ubundi Imana imwisubije. Iyo niyo nkuru yangoye mu buzima no kwakira na n'isaha, ariko hari ijoro. Noneho yanshimishijeyo, yanshimishije ni iri un peu personnel, ariko hari aho ihuriye n'umuryango wanjye ndetse n'umubyeyi wanjye papa. Ni ukuvuga ngo inkuru yanshimishije mu buzima bwanjye ni amateka yaba yarigeze kubaho cyangwa se yaba yarahindutse mu buzima bwa papa wanjye. Okay. Wow, that's nice guys. Ina amateka yawe yahindutse. Okay. Nicyo kintu cyo gutema amatsiko menshi cyane gituma yakoko gumana icyo kintu. No kubera yuko urumva abari ibintu by'umuryango abari ibintu byo muri famiye, yenda uba warifuje igihe kirekire, ugize amahirwe ukabona Imana irabisubije, nyine ni ikintu gishobora kugwa mu mutwe wawe, ikintu gisimbura cyakabaye ibyishimo birenze kuri ibyo. Kirenze tuvuge nk'iyabandi Mariye nakakubwiye ngo nashimishijwe n'umunsi w'ubukwe, ni iki kintu kikurikira cyanshimisha nyuma y'icyo. Right, imbere cyane makane mubi cyane ja MV bamureba. Okay, nanjye kuri ibyo bintu, kuri icyo kibazo tubajije cyangwa se nyine ayo mastori nyine to nanjye ndaricyo navuga. Wenda kamere ku kintu cyanshimisha tu n'isaha, ni ukuba nyine nari wa muntu nyine uciriritse ku rwego nyine rwo hasi to, rwo hasi hahandi nyine umuntu wese yakureba ndakaba yanamucaho, nandimo nyine muri bwa buzima nyine buciriritse bwo hasi. Ariko ubuzima buciriritse gute? ubuzima wenda buciriritse ntabwo wenda nka story nyine y'umuntu. Hari igihe nyine ureba ukareba nyine ubuzima ubayemo, ukavuga ati say life nyine bikagucanga tuhandi nyine ubona uciriritse ku bintu byose. Wenda kuri kote zose ushobora kuba uri uciriritse mu buryo bw'ubukene, cyangwa se nyine uri wa muntu nyine uri aho usanzwe tu, wari ubango usanzwe. Nayo ndaho nyine nsanzwe cyane tu, na life nyine ikaze. Ariko ikintu cya mbere kinshimisha kugeza n'isaha nuko nyine Imana nyine yampinduriye ubuzima, wenda wicishije nyine muri iyi kariyeri nyine ya komedi ngiye nkora tu. Kuba ndi wa muntu ushobora kwinjira ahantu hose, nakirwa ahantu hose, nkasangira na buri wese, icyo ni cyo kintu cya mbere nyine kuri ngewe ndeba numva nyine icyo kintu kiranshimishije tu. Ikindi nyine story zo ziba zatubabaje zo ni nyinshi, ariko haba hari imwe nyine yangika kugarukamo nyine ikagukora ku mutima ibihe byose tudashobora no kwibagirwa. Umwaka ushize nyine 2019 nibwo nyine nabuze Petit Frere wankurikiraga tu. Nyine yitabye Imana, nyine yararwaye. Nyuma yo kurwara nyine yitaba Imana tu, yari umupeti nyine rebe twaranganaga tu, uko namurushaga umwaka umwe nyine yari umujama nyine ugaragara ko nyine ni wa muntu nyine ushobora kubura nyine ukagira agahinda nyine katazarangira tu, bitewe n'uburyo yari ameze n'uburyo yagaragaraga n'uburyo nyine yitondaga. Nyine yari umupeti uri ku rwego nyine nta hantu yabangamaga na rimwe. Nyine iyo nibutse ko tutakiri kumwe, wenda n'uburyo nakwibuka ko hari ibyo wenda ngiye numvaga nzamukorera, ko ni ngewe mukuru akankurikira, nyine ni twebwe twari guhindura story, ni twebwe nyine twari kugira icyo dukora wenda muri famiye aho, ni twebwe nyine barebaga tu. Nyine urumva baragiye, ari we wankurikiraga, nawe wari mukuru, nawe baragiye, urumva nyine mfite gukora cyane,
nkakora nahe niyo mpamvu nyine iyo story nyine nkora ku mutima niyo nakwishima ngana gute hari igihe kigera isaha imwe cyangwa ebyiri akaba nyine akangarukamo tu cyane iyo nishimye cyane kuri rwa rwego nibwo nyine mfata umwanya nkavuga ati se uko nishimye nyine nageze kuri uru rwego petit frere yaragiye gusa njyewe isaha n'isaha byagenda gute nyine bikangarukamo tu ariko ndagumya ngakora nyine nkavuga ati buriya niko Imana bishatse so sad right so yari makanika na fofo bari bigoye kumva neza story ni kaza okay cyangwa kugana ku musozo fofo baramutse bagushiriye hano miruwari ukireba nicyo kintu wakwifuza kuba cyava ku mubiri wawe cyangwa wakwifuza ko cyajyaho iki kintu nakwifuza ko cyavaho ubu kano kanya ndagushizeho nka miruwari gutya ati yenda ubu ngubu ko ntabwo mwakibona ariko ngenda kizi icyo nakwifuza ko kivaho ni akaboko kanini nakwifuza ko bagabanyeho gato amaboko yarabyibushye iyi maboko yanjye arabyibushye niyo nananuka niyo namera gute akaboko nako kajya kavaho ubu bakwiyeho gato nabikunda nawe icyo kongeraho nta kindi ibindi byose rwose ntabwo makanika ngo kera ngo warindwanya ariko kera nakundaga guserera tu nk'igihe rimwe warwanyeho ndabyibuka ni henshi tu hafi nari ni aho mperuka kurwana icyo gihe ndumva nandi gukina ni football nandi gukina kuri Maison de Jeanne yarakimisagara tu nibwo mperuka guserera kuva ubwo ngubwo nahise mbisezera nibera umwana mwiza wita wararwanaga kabisa nyine nagiraga amahane tu nagiraga amahane kandi nkakunda kwisheta kenshi rimwe na rimwe kwisheta kubera ko ngiye abantu bambwiye ngo ndananutse njye ntabwo mbizi nimba nananutse ntabwo nzi ukuntu ningana ntabwo nzi ukuntu ngana amahane mperuka kwipimisha kera ibiro ariko nyine aho mperuka kwipimisha ashize nk'imyaka nimba ni nk'ibiri icyo gihe nari mfite 57 ubwo uheruka ufite 52 ariko ni kera ubu nimba nyine bitariyongereyeho wenda kubw'ibibazo wenda ushobora kuba byaragabanutse kubw'ibibazo cyangwa se byariyongereyeho kubw'umunezero wenda ngenda mpura na moto ariko urumva wenda babona mfite nka sowane cyangwa byaranamanutse sinzi hagati ariko ni byinshi warakoze cyane reka tatumenyeza muri Big Dream icyo bita inzozi musaza icyo bita inzozi kuri wowe Big Dream kuri wowe uzisobanura gute ukabifuza Big Dream cyangwa se inzozi ngewe mba numva ari ikintu uba wumva wifuza kugeraho ariko utazi neza ko ushobora kukigeraho ni ikintu uba wumva umutima wawe uharanira kugeraho ariko utazi neza ko gishoboka bose kumbaza ngo ukuntu numva Big Dream ngiye ukuntu ndi kuyumva ni kumva nyine ni nka cya kintu uba wifuza kugeraho ariko nyine wareba ukabura aho byava to kwa kundi nyine uvuga ati se sari umwana se nk'uvuga ngo ngazaba nka minisitiri wenda ari nka wa mwana wenda wo mu cyaro iyo ngiyo ni kavuga ngo ngewe iwabo n'abakene bimwe bya nyuma kavuga ati ariko ngewe nzaba minisitiri ubwo urumva iyo nyine ndumva ari big dream nyine uri gutekereza ibintu binini ariko utazi aho byava to kandi ushobora kubigeraho akavuga ati nageze ku nzozi nini cyane kabisa sinzi nimba mbisubije neza nuko bitekereza ntacyo bitwaye yes turi no kuga ku busozo reka ikibazo cya nyuma twimanukira bamugani w'abandi fofo ujya wibuka nk'igihe umusore barakubwira ijambo ndagukunda bwa mbere bwa nyuma cyangwa bwa mbere mbara n'umuntu ati yakwashinze cyane bitarabaho
se ndagukunda ndabyibuka ni bwa mbere nari muto cyane nari muto nese ngera no kumurega ngira ngo wagiye kumurega kuri bizi nese njye kumurega kwa maîtresse cyane nari muto cyane ubu ngubu ntabwo ukiregana ego ko man ubu ntabwo nyerekana ubu ngubu ni sawa urate byabaye amina rwose nta kibazo okay murakoze cyane reka tubashimire Jean MV rivuge izina rye mu magambo arambuye izina rya naje iryo zina mana nirikunda mana arakoze cyane yari makanika ari kumwe na Fufu Irebe TV ugakora subscribe muri Orphe Bayo dukunde mutureba ndabashimiye peace